Aho ndi nubwo ari murumuna wanjye. Arise bite? Zikuje ndi kukuvuga ma. Yego se. Byarundi se wabirangiye. Nadusoje kwisi. Ndetse Arise bigenze bite ko mbonye wiciye agahita asohoka bijyanye bimeze bite? Uriya mukobwa rwose ntabwo tumvikana pe. Ndikubwije ukuri pe. Kerekanye harabura iki? Erega uriya mukobwa ni ugutabyumva ntabwo ntagashobotse. Umuntu ntari serivisi yagufasha nubwo urarakaye kuriya wagira ngo sinzi icyo twamutwaye. Ashaka kuduterefika hano mu rugo kandi ari iwacu. Ndabona byari bitoroshye wagira ngo sinzi ibyo mufate. Urabizi uri petit frère. Ntacyo nagukorera ariko ndabonye mbona wagira ngo sinzi harimo akantu. Karimo pe ntabwo twumvikana kandi niba wanatumye mushiki wanjye agenda. Ndetse harabura iki Arise? Hari icyo gupfa? Bye cyiza mbona ni uko uriya mukobwa wamwirukana agasubira iwabo. Nta kindi rwose. Urumva nta mahoro aguha muri uru rugo? Ntayo ari muri uru rugo. Ndetse ubwo ntabwo waba umubeshyera Arise? Ntabwo namubeshya. Ntiwabaza n'abandi n'abantu baza hano bahagenda. Usema ahubwo mbabona abantu bazacika muri uru rugo. Bazacika pe. Ntacyo ndumva mwagakwiye kubana neza n'umuntu wabizi amaze hafi nk'umwaka hano. Ndumva nubwo yasereye na sisita wanjye ejo bundi akagenda sinzi bagiye. Ndumva mutagakwiye gusigara mushwana. Abizi baragufasha teka tukarya iyo nagiye muri raporo mu mirimo ndumva nta kintu ntabwiye guto. Gusa Arise gusa ibyanyu ntabwo mbizi. Gusa wenda wabona mufite ibyo mupfa kabisa. Aho utundi tuntu none se Arise bimeze bite? ni sawa. Ko warubuze hose? Ndahari pe. Nta n'umuntu wari nkanjye. Ku buryo utanamvugisha se? Wamburiye. Nakuburiye ubuntu nawe nihumbira n'ubuzima usanga sinyikubona. Ndahari ni ukuri. Cyangwa usigaye warabonye akazi ku buryo wabibisha? Ndacyakorera mukuru wanjye kwa bisanzwe. Akoze kuta agashyi basi byaranye n'ishyira. Nzabikora nta kibazo kabisa. Ko gatatu twumburanye. Yego warumumbiye. Ako nanjye nibazaga ahantu wagiye ntabwo naguherukaga no muri uru rugo pe. Nanjye ntabwo mwaheruka maze igihe ntagenda mu rugo. Umeze ugeze wowe. Nshamize neza nabi nyanyura aho rwose. Muri iyi minsi uriya impamvu utaherutse no kumbona. Nirajyanye n'abajene banjye twagiye kuri Muhazi niho turi twatembereye. Tugiye kurya ubuzima nyine biri aho bimwe by'abajene tu. Ego. Mwajyanye n'abandi? Bashima. N'abahungu ba hano hirya. Shanya ntabwo nigeze menya ntabwo nigeze njyayo kuki se undi mutantumiye? Gusa wari kuza. Ako ntabwo nayikoza kuba kumva niba mwaragiye mushobora kuba mwaragiye muri couple kandi ntabwo ntagenda ndigiye niyo nta muntu turi kumwe sukubiza n'umushinga ashobora Jadoze. ibyo Jado Shamsi wari isosi yagoye mwishije ntabwo biza. Bimbwiye pe. Ahubwo umuntu nka mukuru wawe uzamuganiriza umubwira ko byararangiye ntabwo tugikunda. Gusa biba. Byarabaye kuko buri bugize gutya wazana pasi n'abirezi. Pasi yo ndayibuka. Ese naba narimukiye mukuru wanjye. Oya kandi byajyanye na byararangiye. Abanza mubaze. Urenda umubaza kuko utabona n'ikindi ubona kinshaka mu buzima bwe. Ntabwo wanyemera. Ahubwo nawe utanyemera. Ntabwo wanyemera kuko wabigendera ngo Jado ngo ni mukuru wanjye ngo ntabwo azajya.
ahubwo gira ngo kinyigute pasi y'umuntu ufite amafaranga ubundi muri shaka umujene ushyushye ushyushye ufite amafaranga yo ngumeze utese pa ahubwo tuburanyira wowe warabuze sha musaza wese ko mutugasigaye hari amakimbirane kuri wanjye yarandakariye ngo naravuze kuri mwana uvuze mu kana k'umwana abamenye karwaye sida ari n'ubwise wowe yuko arebye ubona sida atayirwaye ubona uburyo gashibura se ukagira ngo nta kintu kimwe ntabwo ni ko se ibintu numvisha kuri telefone nibyo cyangwa si byo ni njye wari kuvuga urwaye sida